Turabasuhuje. Yesu ashimwe. Muraho neza? Ngira ngo ikigisho gitambutse cyo kwizera ibitakwizerwa, ibidashoboka Imana ikabikora. Umuntu arashaje, nta cyizere ku bigaragara gifite cyo kubona umwana, ariko uko Imana ibivuze birashoboka. Reka rero tugumishe ibitekerezo byacu mu Mana, kuko niyo ishobora byose. Ntabwo twari duherukanye, ariko twese reka dushime Imana ko yabanye natwe. Tugiye kumara umwanya, isaha dufite, twagombye kuba twahagurutse twavuye hano, ariko nimureke na Bibiliya ibumburwe tuyihe umwanya nayivuge, kuko hari n'izindi gahunda zahawe umwanya ziratambuka kandi zari zikenewe. Igihe Bibiliya rero igiye kubumburwa noneho, reka habeho gutuza cyane, ngo ijambo ryose Imana yateguriye kutunyuza imbere ridatambuka gusa, ahubwo ribona icyicaro muri twe. Umuyoboye Gahunda yavuze anyakira ashyiramo Patrick, abantu banga kubyemera. Ntabyumvaga, burya umuntu yanibonaga ko yewe bishoboka abantu kumbwira bati hoya ntabwo ariko yitwa, ariko nanjye sindamenya rwose ahantu havuye Patrice. Ntabwo mazi ahantu hose no kwitorera imaberamba Patrice. Umuntu warinyise sinamenya ngo ndinde, njye nitwa Patrick. Kandi n'uzagaruka bazaba bakivuga Patrice. N'imabere nuko biri. Narisobanuye, nageze ibishoboka byose ndabyihorera. Rero reka mbabaze ikibazo kimwe gusa. Hari ibibwirizwa, hari ikibwiriza, hakaba n'ikigisho. Ni iki rusange mukunda? Ubu hari amategeko agenga icyigisho n'amahame agenga ikibwirizwa. Icyo muri buvuge, iryo hame ryo rihita rikurikizwa. Ngaho twagiye none. Hari icyigisho, hakaba n'ikibwirizwa. Ni iki kibafasha cyane? Ni iki ngaho twagiye? Icyigisho. Amajwi numvise niho agariye cyane. Mu mategeko agenga icyigisho rero nta muntu uhaguruka. Mu mategeko agenga icyigisho nta muntu uhaguruka, nta muntu ugenda mbere y'abandi, ubwo ni ukwicara nyine. Ubwo niba muri bushobora icyigisho, ngiye kubanza nyuremo amategeko y'icyigisho, nimwumva mwiteguye kuyabasha mwongere muhitemo, ndabisubiramo. Cya kabiri, uwigisha ashobora kudahagarara hamwe gutya. Yagendagenda, yagera na hariya, kandi hari itegeko rya mugonga, hari gahunda ya mugonga aramutse agendagenda. Mutangongesha gahunda rero. Si ibyo gusa, umuntu yabaza kandi yakunganira. Kandi uyu mwanya si kenshi bijya bijyana. None murakunda icyigisho, ayo mahame yandi turagenza gute? Kandi nanjye nimba ari ikintu kishimisha ni ukuganira. Ngaho noneho reba abantu badaheruka. Ubwo rero mumaze kumva ibyo byose, ikibwirizwa cyo yahagarara hamwe, yagabanya ijwi, yagendagenda, kandi bibaye byiza bikaba byiza cyane ntiyarenza iminota 40. Ndetse bibaye byiza rwose bikaba byiza cyane yaba na 25 cyangwa 30. Ibyo byaba ari byabashimisha cyane.
abantu bakitahira. Ariko indirimbo twaririmbira avangwe iyo umuntu yicaye imbere yanyu. Kwicara rero buriya ubu mwebwe abantu bari ahantu bigire ngo nakuri twabigenze umuntu ari buvuge ko mwicaye, ariko umuntu wicaye ntabwo aba ashobora guhaguruka igihe bishakiye ngo yiruke igihe bishakiye bitewe no kwicara nyine. Kwicara amabyumva ni hasi. Naho umwe ukuntu muri hagize agakoma kwiruka ni nkaho kanya. Kwicara iyo umuntu yagize amahirwe yo kuhicara, ikintu cya mbere amenya ni ubugoryi bwe, arabumenya. Kandi uwahicaye ahamenyera ibyo gukiranuka. Uwahicaye nubwo atabwira abantu bagenda atanga amatangazo ngo yahicaye, abantu babimenya. Rero hari ibintu bibiri abantu batajya basobanukirwa kandi babikwiye gusobanuka. Babikwiye gusobanuka abantu bakabyumva neza. Nicyo bita inkera hamwe n'igitaramo. Wakubaza ati hagira udusobanurira inkera ni iki, yabaga habaye iki, igitaramo cyitwaga igitaramo byagenze gute? Wasanga abantu basubiza ibitandukanye. Ariko reka mbibabwireho, igitaramo zabaga ari indirimbo gusa ziririmbirwa ibwami n'ababishinzwe mu masaha yegera kuryama kw'abibwami. Ntabwo zabaga zikubita cyane, zoroheje. Abari ibwami bemererwa kuryama mbere, zikabafasha kugenda gutyo n'umwami arimo. Ntabwo umwami yavugaga, nta n'ijambo ryavugirwaga, nizo ndirimbo gusa, nibyo byitwaga iki? Igitaramo. Inkera rero, inkera bandi ndanindi byitayije. Inkera niyo ngiyo. Naho igitaramo ni abanyamabanga b'ibwami n'ibikomangoma n'abamuyoborera mu bihugu afite, babaga batumiwe ibwami kugira ngo abahe amahame, ababwiriza, amategeko bazagenderaho. Nta ndirimbo yabagamo. Igihe cy'indirimbo mwacyumvise ni umwami wavugaga gusa. Abantu bose nta jambo ribacika, kuko najya kuyobora nabi azabazwa ko atari yaje kumva. Muzajya musoma muri Yeremiya ngo abo bahanuzi baraje mu gihe dutangiye kwicara ngo tuganire, baragenda kandi bagiye barahanura, ariko sinjye wagejeje, sinjye wabatumye. Umwami rero niwe wavugaga gusa na ndirimbo mu gitaramo. Abantu bavuga bati hatagira ijambo rincika. Ariko muzajya mwumva iyo dufite igitaramo biba ari indirimbo gusa. Burya ntabwo byitwa igitaramo. Ni iki? Ni inkera. Igitaramo ni icyakorwaga n'umwami gusa ari uvuga, akaba ari ubwira abantu. Twe twabigize gutya, turabihinda. None rero ubwo mwemeye ko tugiye kuganira mu cyigisho, tugiye kukiganira tugishingiye mu bacamanza igice cya 7 ku cyigisho kivuga ngo Bacye Beza. Bacye ariko Beza. Ubyumvira aho ngaho. Abacamanza igice cya 7. Hari abantu intoki zabo zitamenyeranye na Bibiliya. Mu ntoki zabo wagira ngo harimo kore. Ubabwira mu bacamanza bakajya muri Zaburi, wababwira muri Esiteri bakahabura, wababwira muri Rusi cyangwa muri Yona bakabita babyihorera bati turategereza twumva icyo bivugaho, naho nibahazi. Kuki intoki zabo ntabwo zimenyeranye na Bibiliya? Kubera iki? Ntabwo bicaye kuri Bibiliya ngo umwami abataramire, abaganirize binyuze muri iri jambo.
Yohana twari turimo twiga mu kanya, hari ubuhamya yatanze udashobora gutanga wowe, kandi yarubahwaga. Yaravuze ngo nanjye sinari muzi, ariko yari umubwiriza mwiza. Abayuda barafashijwe, barihana, bajya mu mazi arababatiza, bavuga ibyaha bakoze, ariko nanjye ntabwo nari muzi. Uwe uzi ko umuzi wowe. Mariya, Yesu bwe yababariye ibyaha. Inshuro Yesu yariye mu isi kwa Lazaro, Mariya na Marita, urwo rugo nirwo rufite inshuro nyinshi. Ariko Mariya yasanze Yesu ku gituro yazutse, hamaze atari ku wa mugabo we, nimba ari wowe umujyanye wambwiye aho umushyize nkajya kumukurayo. Yabibwiraga nde? Barabaye, yari yaramubabariye. Ni iyihe mpamvu atamumenye? Ubu wowe uzi kumuzi, niko wibwira. Ariko ikigisho twize cyavuga ngo kumva nabi ibya Yesu, umenye buke ku bya Yesu. Abigishwa bajyaga Emawusi, Yesu abahagarara iruhande. Mwabagabo mwe muragenda mwazanye ibiki? Ni wowe umwe gusa muri iki gihugu w'umushyitsi utazi ibyabaye. Barabakira abaki barabazane. Uwo uzi kumuzi, ahantu hose byahageze, niwe ususigaye. Ariko ibyo bintu mugenda muvuga, ndashaka kubaza ikibazo. Ni ibiki? N'uwitwaga Mesiya ni Yesu. Twari twizeye ko ari uzacungura Abisiraheli, ariko abatambyi bacu bamufashe, baramwica, baramubamba. Uyu ni umunsi wa gatatu bibaye. Abigishwa ba Yesu. Nimba uri umwigishwa wa Yesu, ntabwo umuzi. Ntabwo ari iby'abandi, ntabwo ari iby'Abagiriki, ntabwo ari iby'Abaroma, ni iby'Abayuda b'umwihariko, abigishwa ba Yesu. Umwigishwa umwe abwira Yesu ati, njyewe intoki ze, inkovu ze nabikozeho, sindi bubyemere. Imyumvire mibi kuri Mesiya, kuri Bibiliya irabikoze. Bacye Beza, umurongo wa mbere w'igice cya 7 cy'Abacamanza. Yerubali ariwe Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare, bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamediyani zari kasikazi yabo mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma nemera gutanga Abamediyani mu maboko yanyu, kugira ngo abizeye batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. Ingabo z'Abamediyani zari 135, iz'Abisiraheli ari 32. Abenshi barabaye Abamediyani. Uwiteka abwiye bandi ko ari bo benshi. Imirebere y'Imana n'iyawe birimo birajyana. Ibihumbi 135, abandi ibihumbi 32. Abajya mu mibare, hari abantu bazi kujya mu mibare, urahita wumva umusirikare wo mu isi yaba yagomba kurwana nabo. Ibyo ni ikidashoboka, muri make ni ikidashoboka. Ariko Uwiteka araza tumva Gideyoni, aba bantu muri kumwe ni benshi cyane, kandi ubwinshi bwabo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo bafite cyane ni ukwirarira.
nicyo kirikoze. Kwirarira kwabo kurarikora. Baramutse barwanye bagatsinda nawe azabakira. None rero hagomba kubaho kubagabanya. Hari ibibanziriza kuba umusirikare. Cya mbere nta matangazo yo gushishikariza abantu kukijyamo. Bakavuga batari ko harasabwa ibi, iyi myaka, amashuri se, ibindi byinshi. Hakaba ari umunyagihugu wabyumva aho biyandikishiriza naha umuntu akagenda. Nta kibazo kiba gihari, baramwandika. Icyo ni cya mbere rwose, ni icyiciro cya mbere. Igihe kikazagera bakagenda bakajya ku baganga babugenewe bagapima, hakagira abo byanga bitewe n'ibibazo by'umubiri, hakagira n'abasimbuka. Nanone iryo jonjora ryo kwa muganga bakaba bagiye hakurya nabo bakemerwa, abandi bagenda basigara. Barangiza bakajya mu myitozo, bakazagira ubwo bahabwa imyenda n'ibikoresho, n'igihe kikazagera bakemerwa kujya ku rugamba. Aba bantu 32,000 amajonjora yose abanza bari bayatsinze yose, nta kibazo bafite. Ariko Uwiteka arebye abona bafite ubwinshi. Ubwo bwinshi rero ntabwo Imana iri bubwemere, kuko Bibiliya iravuga ngo nibatsinda bazirarira. Umurongo wa 3, none genda ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Gereyadi agenza ate atahe. Nuko abantu inzovu 2,200 barataha, hasigara inzovu imwe. Ubwo inzovu abafite abamenyereza bakizikorana na Bibiliya ni 1000 bingahe? Hatashye 1000 bingahe? 22. Nta sasu ririmo, nta nkoni, ntawe barashe ngunda bibone. Bari bambaye neza bikwije n'abasirikare. Animasiyo bari bayizi, ariko bari bafite iki? Ubwo gutegeka kwa 2 igice cya 20 umurongo waho wa 5. Aba bantu batashye bazize iki? Umurongo wa 5 igice cya 20 cyo mu gutegeka kwa 2. Kandi abatware amategeko y'intambara hejuru, amategeko y'intambara. Kandi abatware bazabaze abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza cyangwa atarayitaha? Nagende asubire mu nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo ayijyane cyangwa yeze. Barabonetse yego muri bya 22,000. Ndagira ngo turebe amatsinda yagiye kugira ngo hasigare 10,000. Abambere bari bugere nabahe? Gahogo. Mwese ko tugiye guhanira. Aba itsinda rya mbere rigiye kugenda ni ryakoraga iki? Oya. Murasigaye. Hanyuma si umurongo ngaba mubahereye. Nabarimo bafite imishinga kugenza gute yo kubaka. Abantu bose bafite imishinga yo kubaka bahise bataha. Inzu nurayitaha kandi yarigezaho utangiye guseka abaturanyi bawe. Ariko inzu zirimo zirubakwa yego, nukodesha numva yava mu kode, n'uyifite numva yakubaka indi ya mbere harimo yibeshyeho. Abo ngabo mu mategeko yagenga urugamba mu Bisiraheli nibajya ku rugamba. Aba 2. Umurongo wa 5, kandi ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo,
nagenda asubira imuhira ye gupfira mu ntambara ngo undi arye imbuto zarwo. Abo ni abahinzi, nibyo namaze kugira agasamba ahantu kera neza, umaze gutangira gutumiza imbuto n'ibindi bihingwa byiza, umaze gushoramo amafaranga ngo abantu batangire bashyiremo imiringoti myiza, bashyiremo utwatsi tw'amatungo, utangiye kujya gusarura, ukugezeyo uzamukana ibitariho iki, itegeko riza rivuga ngo abo bose babwire ngo nibitange, kuko hari ibyo batashobora, hari urugamba batabasha, bagifite imyumvire y'amazu kandi na hari iwahama n'irasambu wayima, ariko abantu begeranye n'iyingiyi mwazabambwira nabo nkabagurira. Mbese nuko itegeko rya Bisirayeli niryemeraga ko aba bantu bari muri iyi mishinga yo kugura amasambu no kuyatunganya bajya ku rugamba. Muri bya 2022 haboneka amabare bamaze kugura amasambu no gutangira kuyatunganya baba baragiye. Umurongo tugezeho ni wakangahe? Kandi ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora, nagenda asubira imuhira ye gupfira ku ntambara ngo undi amurongore. Abo ni abari mu bategura iki? Nabona ni batanu. Ubwo abasore n'inkumi muraye mubyumva. Mu gitabo cyitwa inama z'igitoro umugani wa 2 ngo ndagira inama abari muri icyo cyiciro gusenga inshuro zirenga izo basengaga. Niba batabikora ntabwo bari bujye ku rugamba. Abo barahari gaho harasigara abandi. Ubwo niko abantu bagenda, umuntu akaba yagiye, undi akaba yagiye. Gideyoni ntabwo yarazi ko ari kumwe n'abantu batemererwa kujya ku rugamba. Kandi umurongo wa 8 abatware begeye babaza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagenda asubira imuhira imitima ya bene wabo ye gukuka mwuwe. Hari abadafite gahunda y'ubukwe biyeguriye Imana ngo rwose ukurikije igihe n'ubundi byarangiye nge nakundi. Hari abavuga bati uri sabu yo kugira gute ko byarangiye bibereye aho. Hari abavuga bati nta mpamvu yo korora. Hari abavuga bati uraguriza urubaka iki. Hasigaye abantu badafite rwose naki namba bategereje Mesiya kandi bazaza, ariko ikibazo bafite ubwoba. Abakuka umutima bagahinda umushyitsi, mubabwire bataha. Abantu barataha 22,000 bose bahita bagenda. Wowe bihagaze gute muri urugamba ruheruka? Urumva bimeze gute mu mutima wawe? Urarujyaho? Urarekura? Babigenza uti? Bacye Beza Bibiliya iravuga ngo uko barushaho kugwira niko barushaho kuncumuraho. Dushobora kwishimira ubwinshi bw'abantu, tukishimira ubwinshi bw'ababatizwa, tukishimira ko rwose urusengero rumeze neza nta kibazo, ndetse twe twagize n'amahirwe ntabwo rwagiye mu zindi. Ariko ikibazo ko mwashyizemo ibifata amajwi, ibintu wumva muri karitsiye ushobora kubikana ugaceceka ukabivuga igihe ushakiye. Mu bwonko bwawe harimo ibifata amajwi, ukumva ibyo ugomba kumva, ibindi ukabyibona, kandi ko harimo havugwa byinshi. Mu bwonko bwawe harimo ibifata amajwi, ku buryo ijambo ry'Imana iyo rivuzwe rigumamo ko ari wo mugambi wiwe. Ngo bari batagira ijambo ribacika. Tujya abantu bavugiye abantu bagataha batabyumvise. Mushyiremo ibifata amajwi, mugira ngo nibiri mubishakire mu bwonko. Birahari. Abantu barataha, hasigara 10,000.
umurongo wa 4 w'abacamanza igice cya 7. Uwiteka ahera ko abwira Gideyoni ati abantu baracyakabije kuba benshi kandi hasigaye 10,000. Sara aho ari mu ihema araseka, ariko buriya wabona umusaza muno hari ibyo bari abagabo bamubwiye ari bubyemere. Ndamurunguruka nkabona asa nk'umuntu uri mu byemera, urabona ibi bishoboka. Yibagiwe ko ashaje, nanjye ibimenyetso byo kubyara bikaba byararangiye. Ngo araseka. Uwiteka atari ko uriya muntu usekera hariya araseka iki? Genda umubwire ngo nakinanira iki? Witwa Zakariya se wa Yohana asangwa ku gicaniro ari umutambyi. Marayika aramubwira ngo Zakariya yari afite imyaka muri 80, ugiye witegure kubyara umwana. Zakariya uri mu mirimo yera ariko utari umwizera. Yaba ibyo wari ubyumvise, imirimo irera ariko urimo ntabwo yera, ariko arikora neza. Mwese utizera se ukundi kwera yakunukuye imyaka 80 ngo nabyara, urabihakanye. Witeka aramubwira ngo uhereye none ubihakanye, uzongera kuvuga bibaye. Akora imirimo ayikora neza, agira ngo hari bushakire kuvuga biri bukunde. Asoje atashye ageze mu rugo agiye kumva biranze kubera kutizera icyo Imana ivuga. Kwezi kwa mbere amezi 9 umugore arabyara. Zakariya nibwo yongeye kumva ijambo ryitwa kuvuga. Marayika asanga Mariya, ugiye gusamira ya Mwuka Wera. Undi aterekana n'ibishoboka. Umuntu utararyamana n'umugabo, ibyo byashoboka bite? Byashoboka bite arikoze? Impamvu tugakizwa ntibyashoboka bite? Turashaka Imana tuyifasha. Umuntu arashaje, niwe Imana ibwiye ko azabyara. Undi nta mugabo afite, niwe ibwiye ko azabyara. Mariya ati byashoboka bite? Marayika ati imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza bishoboke. Mariya ati umva, ntabwo nongera kugira ijambo nongeraho, ahubwo bibe uko uvuze. Abaragiye. Nikodemu niyabwirwa ibyo kubyara kuko ari yarabyaye, arabwirwa ngo ugomba kubyara ubwa kangahe. Ntabwo ibyo bishoboka umuntu ukuze nkanjye. Ibintu byo mu mibare, hari abantu bajya agakiza bakazana n'imibare, ntabwo bizakunda. 10,000 Uwiteka cyavuga ngo muracyakabije kuba benshi. None rero manukana n'aba bantu ubageze hasi ahari umugezi, kuko noneho ninjye ugiye kubigeragereza, nta wundi mbishyiramo. Oya, ntabwo ari ikibazo cy'ubwoba reka da kiri bukurikizwe, ahubwo bamanukane mbakugeragerezeyo. Gideyoni abamanukana bagejejeyo. Uwiteka aratangaza ngo babwire bajye kunywa. Ikibazo cyo kurya, ikibazo cyo kunywa kiraje, ikigeragezo kigiye guheruka ibindi. Babwire ngo banywe. Ntabwo ikibazo ari amazi, ntabwo ikibazo ari umugezi, oya, no kuyanywa si ikibazo, ahubwo uburyo bagiye kubikoramo. Hatangajwe itangazo rivuga ngo abari bupfukame bakajya bashyiramo umunwa, bakazamuza amazi umunwa. Ntabwo bibiri babwira ngo ivuga ngo baratsindwa, oya, ahubwo bashyira ukwabo. Diyo nawe ntabwo arazi biri bube. Ese nibo batsinze, nibo bari yarabihishwe. Ahubwo asikute mujye kumanuka, urugamba rugiye kwegera, kandi mugomba kubanza mukanywa. Nibyo yabwiye, arabamanura. Abari bufata intwaro bakayishyira ahantu mu bitugu gatoya, akunama akayora amazi n'amashyi, akayanywa nawe umushyirukwe. Abantu baramanuka bajya kunywa, nabo bari mu giki
bari mu kigeragezo, ntibazi ibyo ari byo. Mwegiputa, inzuzi zo Mwegiputa zabagamo ibyo bitaga ingona, inyamaswa z'igasozi. Iyo zajyaga kunywa zabaga zaramenye ko habamo ingona, byasabaga amakenga menshi. Ingona irimiza ntabwo uri buyibone. Imbwa zigiye kunywa amazi zifite icyaka kandi zizi ko hari n'iki ingona, niziri buyareke. Zajya kubona kabona ingona ifashe imbwa irayijyanye, izindi zigasimbuka zikiruka, ariko se zizabaho zitamo? Nizongera zikagira inyota zabigeza gute? Zizagaruka. Abise bari bazi ibyo, bari bazi imbwa zamazwe n'ingona zo mu migezi yo mu Egiputa. None rero Uwiteka babwire ngo uri bumwe aje abagize ururimi n'iki n'imbwa umushyirukwe. Bari bazi ibyo mu Egiputa, ariko se nimba utazi amateka y'ibyabaye, ukaba utazi ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, n'uwavuga iki? Ntacyo byatanga. Abari bumwe baje bagiza ururimi nk'imbwa. Uwiteka ashyiramo n'imbwa ngo abibibutse. Baranga bakubita ibipfukamiro hasi bashyira mu rurimi. Ntabwo imbwa bayibwira ngo niyore, ntabwo ifite ubwo bushobozi. Kunywa kwayo ururimi no gushyiramo agahanga. Barangije barabikora. Uwiteka abwira Gideon ati ngaho jya mu mibare, abanyweye bayoye n'amashyi babare, baba magana gahe? 300. Abanyweye mu 10,000 muhite mwumva. Uwiteka abwira Gideon ati noneho rero izi ngabo zose nihagire n'imwe iza gutaha idasize intwaro yayo. Batatahana intwaro bazanye. Ugiye kugenda muri babandi bari bategura ubukwe agasiga intwaro, babandi bafite ubuhinzi n'ubworozi bagasiga intwaro, babandi bari mu bwubatsi bagasiga intwaro, n'abangaba bunamye hasi. Izo ntwaro muzisige zirakoreshwa n'abasigaye. Magana gahe? 300. Bari bafite inshingano ikomeye. Ibaze bari basanga intwaro zabo hiyongereho n'iza batashye. Barazitwara gute? Bibiliya avuga ngo abafite bazongerera, abadafite bakwe n'icyo. Abefeso 2:8 mwakijijwe n'umuntu kubwo si byavuye kuri mwe, si no ku mirimo ngo hatagira ugeze ute. Ijambo ryitwa kwirarira niryo ryari rihatse ubwibone bw'abizeye kugira ngo batanyirariraho. Umugore ufite umugabo akaba atwite inda y'amezi 4, n'umukobwa uyitwaye adafite umugabo akaba afite inda y'amezi 8. Indi igaragara ni iyi. Mubyumva mute, mubibona mute? Umukobwa afite amezi 8, umugore afite 4. Mubona igaragara vuba ari iyi. Ngaho akaboko hejuru twagiye. Ntabwo mubizi. Ngaho ubizi nasubiza aratubwira n'impamvu. Yego, kubera iki hagaragara uyu mugore kandi ari ufite amezi make? Ni irihe banga akoresha kugira ngo igaragare kare kandi amezi ari make? Ubukira bari hapo muri make afite uwo yereka. Ega buriya nutavuga iby'Imana ntihazagire ukurenganya. Urabibwira ndetse wabihawe nani? Ifite nyirayo. Ifite nyirayo. Hano barajya gusenga bakagenda bahisha Bibiliya. Yajya kwa kazi bamaze gusengera akabihisha. Ni iki? Uvuye guhasenza hano, uvuye hirya wahavuze. Ufite isoni ariko simurenganya. Iyo nda ntabwo ifite nyirayo. Intwaro barazisiga. Aba bantu 300 inshingano zabo uko abantu bataha inshingano zabo zariyongera. Abandi bataha inshingano zabo zikiyongera cyane. Bagomba kwirwanirira, bakarwanirira batashye
kuko Bibiliya iravuga ngo abatashe ntibajye iwabo basubire mu mahema yabo. Ubwo rero abari busigare birabasaba ngo barwanire abantu bavuye ku rugamba. Hari ibimenyetso bibiri bigaragaza ko Yesu agiye kuza. Hari ibimenyetso bibiri bigaragaza ko ubutumwa bwiza bw'Ubwami burimo bwigishwa mu isi yose. Icya mbere ni abarimo bagwa. Icyo ntabwo abantu bajya bakimenya. Kimwe mu bimenyetso by'uko Yesu agiye kuza, abantu bagomba kuva mu byizerwa. Ni Bibiliya ibivuga singe. Yesu umwana w'umuntu azasaza asanga kwizera kukiri mu isi, kuko azaza kurya kwimura Imana kubanje kubaho. Benshi bazasubira inyuma bangane. Nubona biri mu kuba umenye ngo Yesu araje. Wahora n'iki? Urusengero rwacu bararufunze, kuwa mbere isabato rurakinze, kuwa kane isabato rurafunze ubundi se rwafunguwe ryari? Ubundi se warujyaga ryari? Uwo muntu udatangira isabato naje icyisho cya mu gitondo kimwe yiga ku isabato akaza saa 5 ari mu bantu bafite agahinda mu rusengero bageze bati abantu uwavuga ngo hano twashyira itsinda ryo kwa kane isabato abantu baboneka. Abantu bose batagira umwanya w'amateraniro, ikisubizo baba bagiye gushaka amafaranga, ahubwo nayo barayatanga. Nibura umugabo umwe yafashe, ntabwo ari imigani y'abakecuru ko singa y'ibwiriza, oya byarabaye, agenda afata umuzinga. Kera rero ku mpeshyi hejuru aho wabonaga ari inzuki zigenda gusa zimuka hamwe zijya ahandi, nta muntu uzakura, oya zaragenda. Unagenda agatunganya umuzinga, bari bazi kwiboha, akawushyira ahantu hagufi yashoboye cyangwa harehare kubera umutekano wawo, akabazi ngo nta cyubora gishira inzuki zitageje gute. Izo nongeye kuvuga zagiyemo, zigezemo, zitangira kubaka rwose ibyumba zizashyiramo ubuki, ariko ubwagegamo bwose zahitaga zibwirira. Ubugiyemo zibwirira. Noneho uwabaga yarahakitse rero yamenyaga ibyumweru bugomba kuba bwaragezemo, afata umuriro. Nicyo gikoresho cyakoreshwaga abantu bajya guhakora. Ziba zimuboneye nka hariya ari maza afite iki? Umuriro. Uko zaje niko zigendeye, zihita ziguruka ziragenda zimubonye afite umuriro. Nuko araza agezemo asanga ibinyagu birimo byiza cyane, ariko bitarimo iki? Ubuki. Arazireba ati reka mbabwire mwazo kimwe, nubwo mugiye naho mugiye bazabahakura. Ni hahandi aho mugiye hose bazageza bati abantu nawe usenga ku isabato, nawe usenga ku mbere w'isabato, bagiye gushaka amafaranga, ariko ni wanayabaka ngo bayatange nibura, ariko aho uzajya hose ni hahandi bazayakwaka. Ububizi 300 barasigaye mu bihumbi 135. 300. Icyo nicyo gishoboka. Byashoboka bite? Bacye Beza. Nkunda kugira amasengesho na korali, hari korali yeze kunumira, nuko ndagenda hagira abaririmbyi baza gutinda gakeya. Twatangiye, ushinzwe umutekano wa korali ati muhagarare hariya. Barahagarara, ndigisha abaguma barahagarara, ndigisha barahagaze. Twaze ko hari abantu ntaje mukicara. Umuyobozi ati ushinzwe kwigisha ibintu bya korali byiho, none se ko bahageze bakwicara. Ati reka mubwire ko muzikigisha akeneye korali, nakomeje ikigisho. Zakwaye kose nibura ni icyo kibazo gihari. Ati bakererewe, igihano ni bahagarara bakurikira ikisho bahagaze. Waba babariye se imuhwe? Ati ntabwo ushobora kugira kuyobora korali ugira impuhwe, uzazishobora. Nushobora kuyobora korali ugira impuhwe, ugomba kuba umuraka. Reka nigishije munsi. Hashize iminsi ndiranumira, ngezeyo turiga rwose, turiga
ikigisho kimaze kwinjiramo batari ko dufite ikibazo. Korali yacu nubwo nikunda ikagutumira ukaza ifite ibibazo. Ni ibihe igiye gusenyuka? Byagenze gute? Batangira kubera ko isoni zacu bazizi bica kurani nabwo. Twiganye tugiye no gufatanya gusenga, nta mpamvu yo kugira ngo isenge watubwiye impamvu igiye gusenyuka. Batumva havutse ikibazo, tuzana abantu benshi muri korali, bamaze kuza none uruhimbi rwacu rutoya bisaba ko dukora 30, none hari abantu baze kujya inyuma. Ngiki cyagiye gusenya korali, bari bamenyereye ibiri imbere abahajya murabazi, burya mu bihimbi bakaba bajya inyuma, yagenda korali nuko babwira muracyakabije kuba benshi, n'abantu dufite nabo ni ikibazo nicyo. Bati nicyo ngicyo rwose ni ikibazo cy'30. Harimo bagiye inyuma bari bamenyereye kujya imbere. None se mwagikemuje gutya ntihazagire n'ibiri jyaho mukajya muturuka mukagira umwe, icyo kibazo kigakemuka. Ari gukora n'isenyuka. Bati dufite n'icya kabiri aho wowe ntabwo urabimenye. Icya kabiri ni ikizi, batubara bagumutse batakiza muri korali ngo ntabwo bafata mikoro. None se bikura ko yari ikigura 25, abantu turaho twabura 25 ngo tusiga tuziguze umuntu yo kugenda. Muracyakabije kuba benshi. Ibyaba byiza ku Mana rero ni Bacye Beza. Ntabwo Yesu yatoye abigishwa 12 kuko afite ikibazo cyaho abaraza. Oya, ntabwo ari ikibazo cy'ibiryo reka da n'5,000 n'abagaburira, ahubwo yashatse Bacye Beza. Igihe Mose yatumaga bajya gutata, ntacyo atakoze yohereza 12, ariko biba bibi, byatanze umusaruro. Nusoma muri Yosuwa agiye gukohereza batasi, yohereza abangahe? Ati nabibonye ibyo Mose yakoze ntacyo byatanze. Bacye Beza. Uwiteka aratangaza ati ngaho ugenda ubare abanyweye bakubisemo umuntu washyira ukwabo, banywa amazi n'imbwa, abayayoboye bareba bafite n'intwaro ubashyira ukwabo, abo batsinda ikizami giheruka kibanziriza igiheruka bambe, noneho bagiye ukwabo baba 300. Uwiteka abwira Gideyoni ati aba 300 rero ngaho barebe baramutse batashye bagataha batsinze, abatashye ntibabakira. Arababwira ngo umuntu wese afate ikondera, cyo ni kimwe. Cya kabiri, afate ikibindi kirimo ubusa. Gatatu, afate ifumba y'umuriro. Ngibyo ibintu 3 bigiye gukoreshwa kugira ngo aba 300 batsinde. Mwakijijwe n'ubuntu, si ku mbaraga zanyu, si ku mirimo ngo hatagira ugenzi ute. Bafata ibibindi biri mu busa, ikibindi cyawe kiri mu iki. Nimba harimo ubwibone, hakaba harimo kwiyemera, ntabwo ujye ku rugamba. Mushake ibibindi biri mu busa, mufate ikondera kandi mushake umuriro, maze umuriro muwushyire mu kibindi imbere kugira ngo uwo muriro ubanze ukongore ibitagenda neza birimo imbere. Wari wakongora ibyawe? Nimba bitarakongoka, wibuke ko Mose yabonye igihuru cyaka ariko n'igikongoke. Umuriro wagomba kugira ibyo wigizayo birimo imbere by'udusimba n'utundi tunyamaswa dutandukanye, ariko igihuru n'igihe. Igihuru cyari Mose, ibigomba guhunga bigashya birimo imbere ni imirimo ya kamere. Ikibindi cyawe kiri mu iki. Umugore wari ufite ikibazo cy'ideni yarabwiwe ngo genda mu baturanyi hose utimba iki, ubijyane ubishyire mu nzu, ufata abana bawe. Cyiciro cy'umuryango, umuryango muzima muri Bibiliya mwumva twazagenderaho n'uwande tutitaye kuyahana. Nitubura muri Bibiliya hano urava hehe? Nowa niwe mubwiriza wa mbere ku isi ya Bibiliya, wakoze amavuna maremare
imyaka 120. Petero avuga ko Nowa amwita umubwiriza w'ibyo gukiranuka, ariko kuki abantu batihana? Ariko twe turagenda ku musozi ahantu tukabwiriza abashaka kwegura Imana bakaza, nuko turusha Nowa kubwiriza. Tuba twabajijishije, tukabajijisha nabo bakajijwa bakaza, ariko ikibikubwira nuko bagera bakisubirirayo bamaze gusobanukirwa. Umubwiriza w'ibyo gukiranuka Nowa ntacyo atakoze, arabwiriza. Arangije kubwiriza, igihe cyo kwinjira mu mujye ngo kwizera gukora umurimo wako, arinjira. Inyamaswa zigomba kwinjira zijyamo. Bibiliya avuga ngo nabonye ari wowe ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Wahamagara n'umuntu wigisha mu biteguro hano ahangaha. Nowa akazukira ni Gahogo. Ku Isabato akazaza gusenga bati uyu ni Nowa wazutse. Ntabwo yaba umukuru w'itorero, ntabwo nta cyiciro yahabwa. Kubera iki? Ntabwo yakagisha amavuna yakoze. Oya, impamvu atagisha nahabwa nuko nyuma yo gusohoka mu mujyi yubatse igicaniro, aragitunganya, arambikaho igitambo nk'uwizeye ko akijwe n'igitambo cya Yesu. Ibyo si bizima? Arangije ahinga uruzabibu, aranywa, arasinda, yambara ubusa. Abasinzi muri iri torero nta nshingano bahabwa, yakwicara hariya. Yajya mu bitegura akigishwa n'akazu yazi, utagira ngo yakwigishwa n'umuntu muzima. Ariko nibwo akazu yazi ko minsi imeruka nikemera inzoka nimbe nako. Umvira Dawidi aje ntacyo yakora. Salomo azutse nta nshingano yahabwa. Shoboka hazo bakwicara hariya mu bizera, kuko bakiranutse ryari icyo gihe, ntabwo ari ubungubu. Nawe rero wakiranutse. Ubu se amatorero atagishikorera aho akorera abantu bakaba baje, ugira ngo bataje bayoboye ko ari kwisaba? None se n'isoko ry'intahandi barirema bataje kuko ari kure. Ubwo rero waje yakiranutse, rero yakiranutse kuba bataje, ariko ni mu maso y'abantu, si ku maso y'Imana. Hari ibyo turusha abantu tukajya twakiranutse ni inaha, si mu ijuru. Abo bose bagiye bafite ibibazo nubwo babyihanaga, ariko igihe babikoraga ari byabaga byemewe. None rero twebwe ibyo dukoze turabirata, tuba tubirata imbere y'abantu. Hano rero abangaba bamaze kujyana ibindi biri mu busa, nabwo Imana izakwemera ugifite ibyo wiyiringiye wowe ubwawe. Shoboka ufata urumuri winjizemo. Kubera iki? Yesu ati muri umucyo w'iki w'isi. Ni mutanavuga, ntabwo urugamba turimo tuganiraho rusaba amasasu, ntabwo ari urw'imigeri, ntabwo ari urwo bazi guterana ingumi, reka da. Ahubwo ibyo bibindi biri mu busa, harimo n'amakondera, hakajyamo n'umuriro mwashyizemo. Mugende nimugera hafi y'urugero rw'Abamediyani, mubikubita hasi gusa. Ubwo abantu 300 bari buvuge ko barwanye, nibataha barataha bavuga ngo iki? Kugira ngo Imana igabanye icyo bita ubwibone, batagenda bavuga ngo imbaraga zacu. Cyo ni Imana yashatse gukura. Kandi bagomba gutaha imamba bavanye ku rugamba, itegeko ryabasabaga kuzisangira n'abari mu mahema batabigiye. Mubaheho mudafite icyo mwirata. Ibibindi birimo urumuri, amakondera ubutumwa bw'abamarayika 3 bugomba kubwirizwa n'abantu muri make bigaragara ko badashoboye, abantu 300 ku isi. Kandi nukurikira aba bantu bari abantu, nimureshe uvuga muyihanganire, ntabwo byakagombye ariko nakundi. Bari abantu b'abashomeri badafite nta nzu, nta karima, nta uteganya gushaka kuko nta bushobozi afite. Ngaho reba abo bantu bagiye kujya ku rugamba, ariko burya mwene abo bantu badafite imitwaro bavuga ati ni hahandi urugamba iyo si ugupfa no gupfa, hari icyo naranira, hari akarima se naguze nsiga, hari inzu se nari nimo ngira, hari ikibazo se mfite. Amateka aravuga ngo ba bantu Yesu yavuze ngo nyamuneka numara kubaka, nujya kubaka
ubanze wicare ubari niya zizayuzuza ngo kuko hari abantu bicaye biteguye guseka umuntu inzu yananiye. Abateka aravuga ngo bari abantu bose basekana ngo nibo batagira ubushobozi bwagura n'ikibanza. Icyo bashinzwe n'umugenda gute no guseka. Yihaga iki se kubaka ngo nawe ngo ni umugabo ngo agiye kubaka inzu none dore inamunaniye ukagira ngo we nibu hari ikibazo afite. Ngahorera aho twibaza aba bantu nta kintu bari bafite kada cyababera umutwaro utuma urugamba barugiraho ikibazo. Oya, mu mitwe yabo nta kintu bari bafite, atari ko Imana ishaka gukoresha abo bantu. Kuko Nowa yari akomeye mu gihe cye, Yobu yari afite ibintu birenze, Salomo reka mbabwire buriya hari igihe tuya twibaza ngo kubona umuntu afite umugore umwe, umugore akaba umugabo umwe, kandi nawe mbere gutorwa mu itorero afite abagore barenga umwe cyangwa abagabo barenga umwe ntabwo byemewe. Ariko wari ubona ufite umugore umwe cyangwa umugabo umwe ugiye ngo ukwihana. Oya, none se urihana uwarushaga Salomo? Salomo ntabwo yari yarihanye. Umuntu wari ufite ubwenge burenze ubw'abandi bose, Imana yavugaga bakumvikana. Niwe wari umupagani, ariko ashaka abagore 1000. We impamvu ufite umwe ntabwo ari ukwihana akada, ahubwo ntacyo ufite ntajyana shoboka, ntacyo ufite ntabwo ari ukwihana. None se niba warihanye n'ubuhehesi ngaho bwigureke turone ubuhehesi waba ufite, ariko namutungisha iki ukabyihorera ukagumana ubuhehesi, ugahitamo kugumana ubuhehesi bwo butagaragara, nibujyanwa kwa muganga, nibugurirwa imyenda. Niba utabufite ngaho ntabwo ugurirwa mituweli, ntabwo kubakirwa inzu, ntiwabugurira igitanda cy'abashyitsi ngo ufite umushyitsi witwa ubuhehesi. Niyo mpamvu abantu bahisemo kugira ubuhehesi 1000 aho kugira abagore 1000. Unyumvira? Ntabwo abantu barihana. Umukobwa aritwarira inda, umukecuru acura atari mwaba aba bana batihana. Ntabwo wihariye umukecuru, ahubwo urashaje, ni ugusaza. Urashaje, si ukwihana. Wagusubiza imyaka umukobwa afite murore. Umwuka w'Imana ashaka guhindura umutima ari imbere nk'uko ikibindi umuriro wagomba kujyamo imbere. None turashaka kubwiriza gusa, tukaririmba, tukayobora abantu bati bose ni umuntu w'Imana, ariko imbere nta kintu kirimo. Shiramo urumuri, nibabona imirimo yanyu myiza nimutanavuga bahimbaza Data wo mu ijuru. Aba rero Gideon yababwiye ati ro mwebwe 300 urumuri mwari ufite bati ngizi, ibi bindi murabifite yego, amakondera turayafite, intwaro z'abagiye turazifite, ngaho ngiye kubajya imbere. Icyo mubona nkora aba ari cyo mugeza gute mubona nkora. Umuyobozi uri butorwe n'uwari uriho wahagarara hano ati icyo muzajya mubona nkora ari muba ari cyo mukora. Unyumvira? Aho mwandagize ikirenge mubona mu gikandagiza, nimwumva mvuze ibyo mvuze mu bisubiremo. Yavuga ngo iki? Muvuge ngo ni inkota yande y'Uwiteka hamwe nande nagiye. Ibyo nibyo bari bashinzwe kuvuga. Nimubona ntacyo muze mutagira icyo mukora, nguwo umuyobozi, ariko rero n'ubundi nano twabonye ko yakiranukaga icyo gihe atari uko yakiranukaga mu ijuru. Uwo se nabura itorero rirafungwa hoya. Ni ukuvuga ngo uko bikose tubuze uyu ariko nimbe nuri ntugire ngo nugukiranuka uyu Bibiliya ivuga nawe dufite, none ko bitari buhagarare nimbe nuri, sibyo? Abari bariho ku gihe cya Nowa nimbe nande kandi w'umumwi, ariko nibura yarwana. Ntabwo wamugurizaga amafaranga yo kwagura, ntabwo ari guhiga ku isabato. Nimbe nawe uko biri kose we ari bukamwe yiryamire,
nubwo ari bwambara ubusa ariko ntabwo ari bujye ukarubanda, abana nibo bari buyibone gusa, naho abandi bo gusa ninde na Nowa. Iki kibazo dufite. Reka rero indirimbo twaririmbye, iyo twicaye umukiza akatuganiriza, ubugoryi buragaragara, usanga hari icyubura, kandi utangiye kukibura inzira yo gukira ibiri hafi. Ikibindi cyawe reba ko nta bintu birimo, nta narige ngo wirate ibyo wakoze mu rusengero cyangwa mu itorero, ahubwo wirata yirate ko azi inde. Mbibifurije mbyifuriza mu izina rya Yesu. Mureke dushime Imana. Data wa twese, Mana yacu, uratuganirije uhabwa icyubahiro. Iteraniro warihaye gutuza kandi risoje amahoro. Uduhe umugisha wo kugumana ijambo ryawe mu mitima yacu, tumenye kugendera mu bushake bwawe. Mwuka w'Imana twigarurire, ugwiza amahoro muri twe, uduhishura ibanga ry'agakiza, uturinde kwiyemera kubo byananiye, ahubwo twumve tugukeneye kuri buri ntambwe. Amahoro yawe abe kuri iri teraniro, ubugingo bwacu bishanwe na Kristo mu Mana, mu izina rya Yesu. Umuremyi wacu dukunda cyane uri mu ijuru, nta kiba utazi impamvu. Dore tumaze igihe twingingira Imana aba bene data batateraniraga hano, ari ab'Imurambi, ari ab'Igatenzi, ari ab'Igifumba, ari ab'Ikarama n'ahandi, ariko wari uzi neza yuko nubwo baje kugira ngo tubane nabo muri kino gihe, yuko uzategura ubutumwa nk'ubu ngubu buduhwiturira kumenya ko dukwiriye guhitamo neza, tugahitamo kuba muri Bacye Beza. Mana igira neza, turagusabye ngo uyu muburo unyujije mu mugaragu wawe Patrick wo guhwiturira imitima yacu guhitamo kuba mu ruhande rwawe. Nyagasani
uwo mugambi uwushyire mu mutima wa buri wese, maze twemere kuba imbere y'Imana yacu, maze twemere gutsindwa na mwuka w'Imana, twemere ubuhanya bwacu, twemere ubugoryi bwacu. Icyo yavugiye muri Yeremiya 3:11-13 ngo nitugarukira nawe uzatugarukira, ngo ntabwo uzaturebana igitsure. Ngo icyo dushakaho ni kimwe gusa, ngo nuko twemera ibyaha byacu, tukemera ubugoryi bwacu. Reka mwuka w'Imana Nyagasani umugisha tugusaba muri kuri aya manywa y'ihangu, muri munsi w'isabato, mwuka w'Imana atsinda imitima yacu, atwemeza ubugoryi bwacu. Niryo banga Dawidi yatsindishije, ati naracumuye kandi nabaye ikigoryi. Waramuhamije, uramwimika, uramuhagurutsa. Bivugira mu Byakozwe n'Intumwa 13:20-22 uti mbonye umuntu mwisi mbonye umuntu mwisi umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Turagusabye ngo iryo sezerano rya Dawidi binyuze mu kwizera igitabo cy'Ikaruvari, iryo sezerano ribe ryacu muri kino gitondo, maze nyaguhara ku ngoma amaraso ya Kristo abone uko atweza uhereye mu gitwariro kugeza mu bworo bw'ikirenge, adutwikire maze dutsindishirizwe nawe. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, si ubwenge bwacu n'ubuhanga bwacu, oya, ahubwo ni kubw'umwuka w'Imana. Mwuka w'Imana umwohereze mu mitima yacu, turakwinginze, maze atsinde imitima yacu, atwemeze yuko tweneje twakwishoboza, maze Kristo ature mu bugingo bwacu, ayobore intekerezo zacu n'intambwe zacu, ngo ari umubwiriza n'umuryango we, ari twebwe turaha n'imiryango yacu, udutereshe intambwe yo kwemera kuba mu gituza cyawe, maze tubere umuyobozi ku munsi wo gucungurwa, tuzaragara mu bugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.